nimba hari ikintu kibabaza no gukunda umuntu nyuma ukazasanga yarakubeshyaga, waramuhaye icyizere yaragutesheje igihe ariko ukazasanga yarakubeshyaga. Ngiye kukubwira sign 6 zishobora kukwereka ko uwo mukobwa mukundana akubeshya. Nimba uri mushyashya ntiwibagirwe gukora subscribe, kandi nimba waranayikoze ndagushimiye cyane. Ikintu cya mbere gishobora kukwereka ko uwo mukobwa mukundana akubeshya ni uko buri munsi ahora yivuguruza. Inkuru yakubwiye iyo muyisubiyemo ayikubwira uko atayikubwiye. Nimba yarakubwiye ko yarerewe aha, iyo muganiriye nanone akubwira aho yarerewe hatandukanye n'aho yakubwiye. Ibintu byose mbega muganiriye usanga yivuguruza, avuga ibidahuye n'ibyo yakubwiye. Ikintu cya kabiri gishobora kwereka ko uwo mukobwa ashobora kuba akubeshya, buri gihe iyo muri kumwe nimba telefone yayubika cyangwa agashyiramo akadege cyangwa ugasanga yayizimije. Telefone muri iki gihe ni ikintu kibika amabanga y'abantu benshi. Nimba rero buri gihe ko muri kumwe ubona telefone yari ikibazo cyangwa baramuhamagaye agiye kuyitabira hanze, message urabona ari abavuze kuri telefone kandi ukabona nashaka kukwereka ibyaba arimo. Urebe neza ubitekerezeho kabiri. Ikimenyetso cya gatatu rero gishobora kwereka ko umukobwa ashobora kuba akubeshya, nimba buri gihe iyo muri kumwe cyangwa iyo muvugana wumva ameze nk'umuntu udakunda kuvuga. Abakobwa iyo yakunze umuntu aramuganiriza akamubwira n'inkuru z'abantu atazi, ariko wowe iyo muri kuvugana wumva yifashe adashaka kuvuga, akaba ari wo muganiriza gusa. Umenye ko harimo ikibazo gikomeye, kuko abakobwa baraganira ku muntu bishimiye, baraganira pe. Ikintu cya gatatu rero gishobora kukwereka ko uyu mukobwa atakwishimiye cyangwa atagukunda kubeshya. Muraganira wamubaza akantu ukabona agize ubwoba. Hari impamvu buragira ubwoba. Hari igihe umubazamo ikintu wowe nta n'amakuru gifiteho, ariko wenda hari ikintu ari kwikeka. Iyo agize ubwoba rero agira ngo wabimenye. Nimba muganira wamubaza akantu ukabona agize ubwoba, umenye ko ashobora kuba harimo ikibazo rwose, urebe neza. Ikimenyetso cya gatanu rero, nimba uyu mukobwa uko muri kumwe adashobora kukureba mu maso, umenye ko ashobora kuba hari ibintu aba ari guhisha, cyangwa umenye ko atakwishimira rwose. Umukobwa iyo yishimiye umuntu yifuza kumureba mu maso kugira ngo arebe ukuri kwe, nimba bari kuganira amenye neza icyo ari kumubwira n'icyo ashaka kuvuga. Rero nimba we muganira ubona adashaka kureba mu maso, umenye ko ashobora kuba rwose harimo ikibazo. Ikimenyetso cya nyuma rero aricyo cya gatandatu, niba uyu mukobwa hari ukuntu wiyumvamo ko ashobora kuba akubeshya, umenye ko ibyo byiyumviro byawe atari iby'ubusa. Buriya hari impamvu wiyumvamo ko ashobora kuba akubeshya. Iyo mpamvu rero wicare wiganirize wowe n'umutima wawe, murebe neza izi mpamvu zose nkubwiye uko ari 6, uzigenzura urebe uraza gukuramo igisubizo nimba wakomezanya nawe cyangwa wabivamo cyangwa mwabiganiraho. Ndabashimiye rero abankurikiye mwese, ndabashimiye cyane, mwakoze kubana nanjye kugeza hano, naho ubutaha murakoze.